Ndabasuhuje. Uyu munsi wa none mu kiganiro cyanjye cya kabiri, nifuje kuvuga ku bintu 10 bigaragaza umukobwa utagukunda by'ukuri. Ibi ngibi bishingiye ku bushakashatsi bwakorewe muri Amerika mu bijyanye ndetse n'imyitwarire y'abantu ndetse n'ibijyanye n'imibanire. Ubushakashatsi bugaragaza ko umukobwa utagukunda by'ukuri ntaguha umwanya uhagije, akubona nk'uw'inyongera operation, akakwibuka ari uko akeneye ikintu gusa. Bivuze ngo uyu muntu biba bigaragara ko atagukunda by'ukuri kubera ko agukenera ko hari icyo agukeneyeho. Bivuze ngo igihe afite umwanya niwo mwanya nawe abona wo kukuvugisha, ariko ntashobora kwigomwa n'akanya gato kabone n'ubwo yaba ahuze ahugiye mu bindi, akakubaza uko wiriwe cyangwa uko umeze. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, nta kumva cyangwa ntitaye ku byo uvuga. Iyo uvuze ararangara cyangwa akabyirengagiza, ntaha agaciro ibitekerezo byawe. Bivuze ngo nta n'inama yakugira. Icya gatatu, arakubeshya kenshi. Ubushakashatsi bwerekana ko kubeshya bihoraho ari ikimenyetso cy'uko nta rukundo rw'ukuri ruhari. Umukobwa ugukunda by'ukuri ntiyakubeshya, akubwiza ukuri kabone n'uko byakubabaza nk'uko twabibonye. Rero iyo ahora akubeshya ibintu byose, adashaka kumenya aho agiye, adashaka kumenya ibikorwa bye, uwo muntu ntabwo aba agukunda by'ukuri, kubera ko umuntu ugukunda by'ukuri akubwiza ukuri, ntagushyigikira. Iyo ushaka gutera imbere cyangwa ufite ikibazo, ntabwo aba ari hafi yawe, aragutererana, ntagushyigikira mu mbogamizi uhura nazo z'ubuzima. Aba yibereye ku ruhande akurebera, ntacyo yitayeho. Icya gatanu, akunda kukugereranya n'abandi bantu. Niba umuntu mukundana akunda kukugereranya n'abandi bantu, akakubwira ko hari abandi bakurusha, akakugabanyiriza agaciro, uwo muntu rwose nushaka uzamureke. Umuntu ukugereranya n'abandi bantu, we icyo ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko nta rukundo rw'ukuri afite. Icya gatandatu, nta bwitange agaragaza. Ntashyira ibanga mu mubano. Ni wowe ahorana gahunda, wita ushaka ko mubonana. Nta bwitange yagira, nta banga yakugirira, nta na gahunda ifatika ashobora kwakira ko wowe igihe umukeneye ntiwamubona. Aragutuka cyangwa akagusuzugura mu magambo cyangwa mu bikorwa. Ibyo ni ibimenyetso bikomeye ko nta rukundo nyarwo. Kuba agutuka cyangwa se akagusuzugura, ibyo byo biragaragaza ko umuntu atakubaha. Kuba umuntu ugukunda by'ukuri ntiyagusuzugura, kabone n'ubwo wamubabaza, we ahora yumva ko ashaka umubano hagati yawe nawe, nta jambo ribi yakubwira. Icya munani, nta kwitaho iyo ubabaye. Ntashishikazwa n'ibyiyumviro byawe kandi ntakugirira impuhwe. Umuntu utakugirira impuhwe, menya ko nta rukundo ruhari, kubera ko urukundo rutagira impuhwe, urwo rukundo ntacyo rumaze. Icya cyenda navuga, afite imyitwarire itizewe. Ashobora guca inyuma cyangwa gukora ibintu bituma utamwizera. Uwo muntu mu by'ukuri imyitwarire ye utayizeye, biba bigaragara ko nawe nta rukundo agufitiye. Icya cumi navuga, ashaka inyungu gusa. Akwegereye kubera amafaranga, ubufasha cyangwa izindi nyungu, uwo nguwo umenye ko nta rukundo ruhari, kubera ko we yagukeneyeho ikintu nibwo agushaka. Ukuri gukomeye, urukundo nyarwo rugaragarira mu bikorwa bihoraho, si amagambo meza gusa. Niba ubona ibintu byinshi
ni ngombwa gutekereza neza ku mubano wawe ndetse aho gukomeza kwihangana mu bintu bitagufitiye umumaro. Ibyo ni ibintu icumi bishingira ku bushakashatsi ndetse n'imyitwarire y'abantu bagirana mu rukundo. Niyo ibintu icumi wabyumvise neza, hari ibindi bishobora kurenga bikagera muri magana, ariko ibi ni byo by'ingenzi cyane bikomeye cyane. Mwari kumwe na Amiri. Niba wakunze ikiganiro cyacu, andika muri komenti ndetse ukande like.